Hello guys, kanizere ko bumeze neza. Ubagezaho ibi biganiro akaba ari Tumukunde Alice. Uyu munsi tukaba tugiye kuganira ku bintu wakosora ukarambana n'umukunzi wawe. Ese wibaza igituma utarambana n'abantu mukundana cyangwa se abakunzi bawe? Uyu munsi ushobora kuba abantu mukundanye nta n'ukwezi mumaranye, ni ikibazo kandi siko wowe ubyifuza, birakubangamira yewe ushaka no kubihindura. Niki cyagufasha rero muri aka kanya? Ese ushaka kubihindura? Niba ushaka kubihindura rero, ikintu cyagufasha ni iki? Icara utuze ahantu hatari urusaku, uri wenyine. Banza utekereze abantu mwagiye mukundana bose, n'impamvu buri wese yagiye ituma mutandukana. Wibaza uti se dutandukana ari njye ubigizemo uruhare cyangwa se biturutseho, cyangwa nibo? Rero nusanga ari wowe, urumva nawe biragusaba kugira ibyo uhindura. Mbere na mbere hindura buri kimwe cyagiye gituma utandukana nabo, ikosore, ugerageze kwitwararika ku mukunzi wawe. Ushobora kuba urakara vuba, cyangwa se wumva nta muntu wagutegeka. Umukunzi wawe iyo mushwanye umurusha uburakari kandi ari wowe uri mu makosa. Wumva ko icyo ushaka ari cyo kigenderwaho. Kandi inshuti yanjye, ibyo mu rukundo ntabwo bikora. Ahubwo kugira ngo rukomere bisaba ntihagire uwumva ko arenze undi, ahubwo mushyigikirane, bityo bizagufasha kurambana n'umukunzi wawe. Inshuti yanjye, nukurikiza ibyo ndabizi neza ko bizagufasha kuba warambana noneho n'umukunzi wawe, watangira gukundana n'umuntu igihe. Itwararike igihe uri mu makosa, umenye ngo uri mu makosa, umusabe imbabazi, ntumurushe uburakare, bityo bizagufasha kandi uzabona impinduka nukurikiza ibyo nakubwiye. Urakoze kandi nizere ko uzabikurikiza kandi nizere ko bizagufasha.